Bize gute ko ndeba byagucanze uri kugenda mu muhanda hagati kandi abagenzi bagendera hari Nani ibibazo biba byarabaye byinshi mu Rwanda. gute se bifite ibibazo Nani ibibazo ni byinshi buri muntu wese amenya ibyamuka. Sinaye nakuru kugenda utambwira uri kugendera mu muhanda hano naho imodoka abagenzi bagendera hariya mbwira ibibazo ufite ariko se mwana ubundi wowe kumbaza ibibazo nkana kumenya wowe uturutse zo nyine mbonutse hariya nzamuka nyine nerekeza ruguru kandi ushona nyine ariko hamwe kugendera kandi ukaba ugiye kumbaza ibibazo byanjye ni byinshi mbana nabyo mu rugo n'ibintu by'amabanga sinzi ko napfa kubikubwira ntakumenya. oya ushobora kumbwira burya abantu baba inshuti yuko bagize icyo bahurira uranga ibibazo byawe ufite baje kuba twareba ariko reka nkubwire muvana wenda ngiye mbona kuba nkubonye gutya hari ibibazo mfite ushobora kugira ikintu wamarira kuko inshuro nyinshi biranambangamira cyangwa se ndamutse mbikubwiye nk'umuntu nakubonye wenda bishobora kugira n'icyo bimarira cyangwa umutima wanjye ukanaruhuka. Maze iminsi wa muvandimwe we ndi mu rugo ariko mu kuba mu rugo nkaba nari mfite inshuti nyinshi z'abantu b'abakobwa basita hirya no hino ntembera duhura ariko muri iyi minsi basigaye banyugarije. bakugarije gute umwe arata mu gitondo ndajya kumva umuntu wakomanze nagera hanze ngasanga ntabwo umutekano se reka da ni abakobwa twahoze tugendana mu minsi yashize twatambukaga najyaga Nyamirambo tukahurira najya Nyabugogo tukahurira nakwikoza ku Kinamba naho nkava mpavuye umuvandimwe noneho nyuma yaho byaje kugenda gutya numva mbivuyemo numva simbishaka ariko kugeza ubu ngubu sahi mu gitondo ndabyuka najya gukora bakumva umuvandimwe arakomeye nakingura ngasanga n'umukobwa wo ku Kinamba ese amakuru gatangira ngo erega ngo nari naragushatse narakubuze ngo uribuka umunsi twahuriraga ku Kinamba cyagiye twari turi mu nzu ngo bujye cyagiye twagiye muri rogi turagenda turaryamana turishima dore ko bijya byishimo byarangiye herekera none urahakana ko utayimuteye ariko se mwana ni gute natera inda ko ku manywa kandi mwararyama umbwiye ko mwaryamanye kandi buri munsi ngo wajyaga ku Kinamba ukabazana ukajya Nyamirambo oya none urabihakana ariko se mwana urabona ndi umwana watera inda ko none se bwo urabona ubwanwa ufite ukabona utatera inda erega ubwanwa ni ubugaragaza ubugabo bwo kumenya gutekereza nkamenya niba ngiye kuryamana n'uwo muntu ntazi duhuriye hano ngomba kubitekerezaho ubwanwa bwawe bugufasha mu gutekereza ubwanwa bugaragaza ubukure komeza umbwire ni ukuvuga ngo aho byakomerekeye mba ndamubwira ntabwo njya mpenda ku manywa mba nagiye ku kazi ndabyibuha nkajya mu kazi nijoro ntaha nijoro ni gute ngutera inda ntinjiza inda ku manywa uri kumbaza ngo naguteye ndetse ubu nkawe babikubaye inda nijoro sahizi ku manywa ngwino namubwiye nti ku manywa uraje mu gitondo ngwino nyiguteye ndebe ko yinjira noneho ushatse kumbwira ko ku manywa intanga zawe ziba zasinziye reka da ziba zasinziye gute se uri kumbwira ngwino nyigutere turebe ko yinjira oya urambeshya intanga zawe ku manywa zirasinzira nijoro zigakanguka umve rero wa mugore we kuntesha umutwe ibyo ndabirambiwe vanga hano igire mu kazi uri no kunkereza ibyo kumbwira ngo ziba zabaye waba ushatse no kunuka kwanza none abo bagore barakubeshyera barambeshyera oya ntabwo bakubeshyera ahubwo wa mugabo reka nkwereke njyewe ikibazo cyawe twakigeza kuri ribu twagiye kuri ribu ukajya gusobanura ibyo bibazo byawe urajyayo gute kuko mu Rwanda njyewe ntabwo njya ndenda ku manura